Hano ndi kumwe n'umuhungu kabisa cyase n'umuhungu zajana amenye yari umuhungu se no papa bro bimeze bite M+P abashana ngo MP nagarutse M Image TV nurutse street ndacyashimira Allah ndacyari ku muhanda ndacyakurura magaramu nambara nka magana ibibazo by'abanyanga n'imigisha bidangana ndacyasabira banduta cyangwa se abo tungana ibiceri tutanganya nibigatume twangana ndacyahemukirwa nkafungo nkuka nka komando munsi nzabahiga ndi nka Rambo Jamen MP classic moment harahiye niko bro imirongo zikabi yawe urumva ari ni yawe se none se ikibazo ngize ni kimwe nari nki kubaza amazina yawe kuri ahubwo mbwira nyine MP izina MP ubundi igisekuruza cye okereka musobanura izina ya MP rero byaje yego ngewe uyu ni umuhamagaro ndimo kurapa kandi umuraperi wa mbere utaranabaho ubwo nuko ari bwo mutangiye kumubona ari nabwo mugiye kumusobanukirwa ariko mkuza hano ngewe ni umuhamagaro najemo kandi nirugira wanyohereje kuri zina narabirose bro kandi mbyutse bimama none se izo nyuguti M ndetse n'indi ya P sibyo nsobanurira ubusobanuro bwabyo byumvikane twumve bivuze iki bivuze ko mupowe ba people hari byinshi mbafite nka MP urumva ndaza kubibatamo amazina yanjye yo muhanzi mumenye ko ngiye naryamye nkarota nkahita nza no mu muhamagaro wanjye ubundi muzagenda mubimenya gake ni yawe nanjye mfite ibintu byanjye nje kubereka akanya rero kuri M Image TV uhagarariye abaraperi rwose kubera urabahagarariye niyo muraperi dufite niyo mpamvu ibibazo byabo tugomba kubikubatsa kubera ko bahagarariye hano ako kantu bavuga nkweretse n'ingero zibigaragaza k'abaraperi n'ibiyobyabwenge mwambikanye urakavuga iki nkawe MP ari bose kuva atari bose rero mutegereze ibyabo ba mbere mwabonye mwarabibonye iby'abakabiri ahubwo bari kuza kubera ko nkeka yuko n'izo generasiyo zose mbwiye ngo babisa nkaho nguri kumutera imbaraga zo kugikora mu bundi buryo uko dukomeza ngo kubibaturiraho niko koko nyamara abanyarwandakazi ndababwire babwire abaraperi mu batake muvuge ko aribo ba marayika urumva ahubwo se baririmbyi banyu bo bimeze reka ngwire abaririmbyi nawe urabahagarariye bose ni ba mise kigoroye akanya ntago ndi umuhanzi ndabiyakanye ubaye nka Yesu abaga ari gusenga rimwe akaba ari gutuba sinigeze mbamenya nawe waje n'igisambo ariko akantu uvuze ko ndakupfishe pe n'abantu bagatega amatwi kari mu bwenge ni ukuvuga ngo tubavuge neza aho MP nitubavuga neza amahoro y'Imana abantu banje ndurushinga ati ndigisa muvuke cyanya amasheke nkabansana wa Rusizi ndashima sicima ubwo ntazi senzi nyina iyi ngiyi bakaba bayita M Image TV hano ndi kumwe n'umuhungu kabisa cyase n'umuhungu zajana amenye yari umuhungu se no papa bro bimeze bite M+P abashana ngo MP nagarutse M Image TV nurutse street ndacyashimira Allah ndacyari ku muhanda ndacyakurura magaramu nambara nka magana ibibazo by'abanyanga n'imigisha bidangana ndacyasabira banduta cyangwa se abo tungana ibiceri tutanganya nibigatume twangana ndacyahemukirwa nkafungo nkuka nka komando munsi nzabahiga ndi nka Rambo Jamen MP classic moment harahiye niko bro imirongo zikabi yawe urumva ari ni yawe se none se ikibazo ngize ni kimwe nari nki kubaza amazina yawe none wisungu bitamo ibintu ngomba kwitanya kubwa umuraperi ubwo aho ngaho urimo fast urivuze numvishamo akantu ka MP bivuze ko ariko witwa niyo mazina yawe ay'ababyeyi se man Shimwe Fist bikaba MP gute rero oya nta bihuri kuko ababyeyi na y'ababyeyi MP ryaje rutese bro MP ryaje nuko naje hano ku isi nk'umuraperi woherejwe nande weho woherejwe nande muri aka kazi mama yarambyaye amaze kubyara nyine ndakura nza kwisanga muri ibi bintu uyu muhamagaro urimo n'indahugwa ari mama wawe ibi bintu se ariko naje byisangamo mwana nabyisanzemo yes nukuri ahubwo mbwira nyine MP izina MP ubundi
igisekuruza reka musobanura izina rero uburyo byaje. Yego njyewe uyu ni umuhamagaro ndimo kurapa kandi umuraperi wa mbere utaranabaho ubwo nuko ari bwo mutangiye kumubona ari nabwo mugiye kumusobanukirwa, ariko mukuza hano njyewe ni umuhamagaro najemo kandi nirugira banyohereje kuri zina na Rabirose bro, kandi mbyutse bibimamo. None se izo nyuguti M ndetse n'indi ya P sibyo? Nsobanurira ubusobanuro bwabyo byumvikane twumve bivuze iki? Bivuze ko mupoeba people hari byinshi mbafite na MP urumva ndaza kubibatamo amazina yanjye yo mubanzi mumenye ko ngiye naryamye nkarota nkahita nza no mu muhamagaro wanjye, ubundi muzagenda mubimenya gake gake. MP nkurikije imirongo maze kudukubita muganya nibigaragara ko ibi bintu ubiri mubizi bro, ntabwo navuga ngo uri kujashaba original ni ibintu kabisa numvishe ko ushobora kuba umazemo n'igihe kitari gito. Ibyo koko umaze igihe kingana gute muri ibi bintu? Wenda kuvuga kwinjira studio na recording ngiye kumaramo imyaka 3 ariko kuvuga ngo talent kuba ndi umuraperi byo n'imihanda narayanduje myinshi cyane nk'iyo navukiyeho. Uzagere Nyacyonga uvuge MP classic bagwa amateka ye ubwo mwikabutura na karokaro naragafata ubwo ku bantu batazi mu gihe abandi babaga batera agapira ka karere abandi bari muri biye kuri Dogoma ngiye nabaga ndapa. Ukuvuga ngo Nyacyonga uvuze izina MP bahita baguha ko kunywa ntabwo atifata icupa nko kujya mu Rwanda ukavuga Bruce Melody. None ikibazo ni kimwe na Kimisagara Kimisagara bo nakandi karusha naho barakuzi Maison de Jeune ni mu rugari rwose buri kwezi tuba dufite ama event abana baho baranzikira kudatuye Kimisagara ubwo Nyabwishongoziho aho nta nubwo mazi. Sasa ni impamvu ni yingi zaza Nyabwishongozi kuba MP ataragerayo ni itegeko, ariko nka Bruce Melody reka dukoresha urundi rugero wenda ngo ariko nka Majide Black baramuzi amagise ko ari umusa. Icyo ndigushaka kuvuga ni iki ngiki biragaragara ko nkurikije ukuri kubivuga hari uduce wamaze gukaba gake aho Nyacyonga tubwiye na Kimisagara uvuze ko kubita biteye ubwoba ariko hari utundi duce utarageramo utuhe ntapi ngoma baranzi cyane abantu bakunda hip hop bakaba banayishyigikiye kuva kera. Bazi producer bita thematic entertainment yakoreye abantu benshi cyane, abaraperi b'aba legend dufite na P-Fla arimo ahubwo umuntu yakoranye na P-Fla nanjye nakoranye nawe muri Ngoma twakoranye ibintu byinshi ku bantu bakurikirana umuziki wo muri Ngoma abo bita umwami w'Igisaka baramuzi na MP baramuzi no handa narayanduje muri Ngoma. MP ushaka kumbwira ko nimbara abaraperi wenda 10 bakomeye muri iki gihugu uri buzemo? Ntago nazamo kubera ko icyo nshaka kuvuga ni iki ngiki sasa rero niba utazamo abaraperi 10 ba mbere sibyo abariho n'abatariho n'Imana bakire mu bayo kabisa abatariho kubera icyo utarimo rero impamvu narimo suko ari tara yabuze ahubwo ni ibiceri bibonetse nta nubwo nge nakwirirwa nza mu baraperi 10 ubwo hari umuntu ufite ibiceri ufata abaraperi 10 bari gutwika reka tugendane none wibaze ko hari umuntu ufite ibiceri bye akaba atababarizwamo kandi nagiye kukubwira ahubwo ati fata abaraperi beza 10 muri iki gihugu liste yawe yishyire hariya mu Rwanda nurangiza nanjye ushyireho kuri iyo liste wenda nze ndi wa 11. Ibyo bintu tubigaruye ku mihanda ngewe ubwanjye nanduje naza ndi mu wa 3 nifata Riderman ngafata P-Fla si babiri ngafata Fireman si batatu Majid ngafata Jay-Z Amajid mukize ku ruhande usirare wa hip hop yanjye ni Amajid Black wabigeranya bro. Amajid bro uziko reka mbwira ikintu ushaka aranduta mu muziki urumva ni mukuru wanjye mu myaka no mu mafaranga y'abantu pamukuru ariko kuvuga ngo mu mirongo ntago nkwemerera none se mupureka mbwira uziko Amajid Black ubundi hano mu Rwanda uzasanga biba biguye ku muraperi bro yuzuza 1M yavyuze kuri YouTube urabyemera? Ndabyemera. Amajid ibyo bintu yabikoze none se kamubaza afite indirimbo bitanye barongo bro nago kugura byemera
Nyabarongo yo ntago baguze ariko se Nyabarongo na Safi ntago ari amaji Nyabarongo se weho ariko deri muri amaji the black asiga ko imiziki oya witana ugera mu entertainment ndako tutinda kurama nje mvuze mu baraperi 10 ba mbere kiramo amaji the black utuvuga ngo shwe amaji mupfiki ntacyo dupfa umugayiki icyo twavugaga utangiye ubwo we kubikuza kandi ntago ariko byaye aya nje kuntu oya ahubwo wowe isubikuza ukuntu twabivugaga hip hop yanjye ni yabo baraperi ntacyo mpfa nabo dore araka message nakiriye hano umuntu aranyandikiye ngo anakore kambyivugire ngo imirongo yawe ngo ntago bayumvishije neza mana pani muntu ki mumubona mu mugi yirukanka kunigi ashaka gukaba umugi yapanze mwigize ibiki mushaka kumbona kukireka mbamene nk'amagindi mafia wino mu mugi mugomba kumpasi niki ngore anje imureka ngire nakobetse abaraperi ari ibintu muvuga simbyumva nakobetse ngendeye mu kigare nyine nzamuka ariko ngo ari ikintu muye mu byawe mana pani muntu tugiye ugiye kunsobanurira ijambo kuri wagiye mana pani muntu mana pa ubwo ngiye mbyo MP ni niyo mazina yanjye mu pundi ni muntu mumubona mu mujya benshi baramubona nyine shaka umuntu kavuga ati apo kirane kirapaye cyaranahombye ntabwo kizibyo kiremo banirukanka ku nigi mugomba kumpasa inigi na amafaranga ubizi se oya ngiye insikoro nigi bazambara gusa hari inigi z'amafaranga sirenga ntabwo zizi sirakosha windenganya oya ahubwo utagiye kwijigisha nawe uri kurukanka ku nigi mwana pa ni muntu ki mumubona mu mugi yirukanka ku nigi ashaka gukaba uyu mugi mubizi ko ari iyo gigi cyaro mwanditse none ndabyemera no amaji the black no turamukobora ngaho kombinanye mana pani muntu ki mumubona mu mugi yirukanka ku nigi ashaka gukaba umugi yapanze mwegize ibiki mushaka kumbona kukireka mbamene nk'amagindi mafia wino mu mugi mugomba kumpasa inigi utumye nifuza kubaza kino kibazo nowe muraperi w'icyitegererezo kuri wowe mu Rwanda cyangwa ku isi ahubwo hariho hose umuntu w'icyitegererezo kuri wowe mbese muri uwo mudo wawe reka mvuge mu Rwanda wenda mu Rwanda ni Kimo ubwo abantu batabyumva ni ijisho ry'uruvubutoke ako nta n'umuntu ubuse waba wumva ijisho ry'uruvubutoke afite amazina menshi ntabwo umenya yarushaniye ishoka ni ukuri kw'Imana afite amazina menshi yubahwe ahubwo twakoze ikosa tuvuga abaraperi tukanga kutamugira wa mbere niwo guhamagaye mwegeze mwahura Buda ahantu twahure ntabwo twabonanye gutya ariko twarahuye ariko ntabwo twahuye gutya ngo tube twavugana ni ukuvuga ngo Buda kugira umugire muri uwo muto wawe kuko hari abantu batemera ko ari nawe wa mbere muri iki gihugu abo barahari benshi ariko simbagenderaho Buda ni igice afite cy'umwihariko kurusha abandi baraperi Buda icya mbere kuko ari we wahisemo mbese dore ibintu byatumye muhitamo Buda icya mbere ni umwe mu baraperi baje baremera bakoboka amavi ku bwa hip hop mu Rwanda barayizana ubu ngubu ukuntu turi gukora hip hop ntabwo ariko bo bayikoraga nyine yego natwe turayikora mu isura ya kirara bavuga ngo biriya ni ibirara ariko bo bro nawe urabizi tukiraho ukoze hasi unyibutse ibuye ukivuga sharega nditorago ukivuga kuri intera uri same ntaribi ukivuga kantu kuburara sibyo Buda ari kiganiro cyo muruka kubona we avuga ko abantu benshi bajya bavuga ko atigeze afungwa ariko nabonye hari ikiganiro yakoze n'ubwo kuri The Choice avuga ko ariko ngo yarayemo nka kabiri ugasabwa no gufungwa ariko impamvu akantu nyibukije bivugwa ko abaraperi ngo discipline yanyu mbese nk'ikinyabupfura cyanyu ngo ntikijya gikura ngo ahubwo ngo kiba kimeze nk'isabune neza ngo ni nk'isabune ikinyabupfura cyanyu nawe biterwa n'umuntu ushobora kuba we uri umuraperi ntabwo narangiza ikibazo cyacyo ngaho komeza mbaze ibyo bintu abantu bavuga first of all barababekera
barabeshya ariko none ntabwo babeshya. Kamwereke njye turajyana impamvu ndi kukubwira ati barabeshya ariko ntabwo babeshya. Buda ni umuraperi ashobora kuba afite discipline cyangwa se ntayo afite. Wenda tuvuge Buda ni umuraperi afite discipline, ubivuga nkaho utamuzi. Niba ayifite mubwira atarayifite, niba arayifite respect arayifite. Nacyo kintu gituma Pifra ni umuraperi ntayo uravuze ngo kandi bose ni abaraperi. Uravuze ngo oya ntabwo ariko naje gusebya izina ryo wenda cyane ako ni ibintu bizwi, ntabwo ari ukuvuga ngo ndabivuze ko nyir'urugo yapfuye si umwica. Aha urakoze cyane ko nawe ndumva utari umwana muri aka gakino. Ubwo bivuze ko na discipline ya pi urayizi mu yandi magambo ni ya Buda urayizi. Natwe ntabwo ni ukuvuga ko muri mwe hari nk'abafite discipline bose si abaraperi se nibyo nagusobanuriraga bose si abaraperi ako bose ntabwo bafite. None iyo discipline yanyu wenda bijyanye n'imvugo imyambarire iki hari akandi kantu barenzaho ngo kazonze urubyiruko rwose ngo namwe ngo ndumva uri kubyumva kantu kameze gute rero mbese bivugwa ko oya vuga ukomeza kurya indi ngo bivugwa ko nk'akantu ngo kuba intuze rwose umugongo ngo mwimarayo pe muravuga ibiyobyabwenge. Rero habaye umusaza we nakwemeye habaye hariho umuraperi muri uru Rwanda no kuri ya liste twavugaga y'abaraperi beza 10 akaba ariho abikoresha. Ubu nguwo yego wari ashobora kubabona ari gushininga ariko ni iby'agahe gato. Ariko nawe urabizi ko abaraperi ntabwo ari abaraperi gusa ahubwo umuntu wese ugiye mu bintu by'ubuhanzi akanahite. Reka ngurugero impamvu tuvuga ngo wenda ni abaraperi gusa twabonye reba tafugenge yose hari abantu batageze ku kiwanja muri tafu nka Buda niyo mpamvu si we wenyine buriya Fireman yagezeyo Buda wenyine Pifra yagezeyo Green yagiye ashaka ko yarigiriye Burayi Green ntabwo yagiye Burayi wabona yaragiye i Burayi ntabwo ari ariko negera nkwereka abaraperi bagiye bagaragara iyo case Fireman byamugaragayeho cyane Pifra byamugaragayeho sibyo mbo nyakwigendera umusaza twubaha cyane byamugaragayeho. Ukamwereka ikindi buretse noneho biranataruka iyo generation yabo bifatana generation nshyashya urabika ikintu bita kinye Trump kikiza Bush wenyine nabo bagendanaga havuyemo muheto byamugaragayeho sibyo ubwo urumva kandi bamaze kugana amazina akomeye ako kantu kuko urumva aba bantu babivuga bababeshya. None reka nkwereke rero niba abantu mufatira w'icyitegererezo bakuru banyu bagaragaraho ibyo bintu wenda baba nabere Buda ntabwo ari nakubwiye ko bose uwo mfatiraho nk'icyitegererezo ari urabivugaho iki urabivugaho iki kuba abaraperi bagenzi bawe ibyo si ibyo urumva ntabwo ari na bagenzi banjye usibye ko twese turi abantu ariko mukora se hari ubwo ari kundi njye se ndi muri tafugenge owe ntabwo mutavugenge ariko nawe uri umuraperi ndi umuraperi urabihakanye se ntabwo mbihakanye urumva uri gushaka kuba mu bagenzi ntabwo ukora rumba nawe uri umuraperi nanjye ndi umuraperi wanabitweretse njyewe rero hip hop yanjye wese wumvishe mu mirongo yanjye hariya ta film ni yanjye ni yawe nanjye mfite ibintu byanjye nje kubereka akanya rero kuri Image TV uhagarariye abaraperi rwose kubera urabahagarariye kuko niyo umuraperi dufite niyo mpamvu ibibazo byabo tugomba kubikubatsa kubera ko bahagarariye hano ako kantu bavuga nkweretse n'ingero zibigaragaza k'abaraperi n'ibiyobyabwenge mwambikanye urakavuga iki nkawe ntabwo ari bose kuva atari bose rero mutegereze iby'abo ba mbere mwabonye mwarabibonye iby'aba kabiri ahubwo bari kuza kubera ko nkeka yuko n'izo generasiyo zose mbwiye ntiziri kuza none se Kenya Trap siyo ya kabiri siryo tsinda rya kabiri ryazanye hip hop nayo igakundwa kuruta uko cyane ubwo noneho mutegereze twebwe tuzamutse murebe ko ibyo bintu tubirimo reka ntabwo tubigenderamo reka singuteze iminsi ndi umwana w'umunyarwanda have
reka abantu tubanze tubasubiza muri moto. Ubwo ugiye kudukubita undi murongo. Hari abakire baba badukurikiranye benshi cyane, wigira kubita imirongo hano, abakire baba bari tayari. MP dukubita undi murongo hano. Barahabye kuba mbizi ibyo ndabizi, njye ndabizi, naguta ku gasi inga nzenge nkukase, urasute inga nzenge nkukase, dore uko areba. Ngo batwaye amagare njye n'urumuroki, imirongo yanjye ni nk'inzuki, kuyitambika bivuze iki? Kwiyahurira muri uyu muziki, kandi ubwo sinzi biracura iki? Navukanye tara nasinyanye kontara na Rutare, ni wanera ubwoba niyo wabapare, aho parira njye mparikayo kare murekeraho gusimbagurika, na muzika nkora sinzayireka, mana pampa niruka MP bamwita MP classic. MP twenda kugana no ku musozo. Hari ikindi cyo nshaka kukubaza. Bivugwa ko abamanager cyangwa se abantu bashora mu muziki bari abashoramari ngo icyiciro cyanyu mwebwe ngo batajya babitaho. Nyine ni bya bindi wahoze unambaza, abaraperi icyo cyasha bayishyizeho, kandi urebye kuri muri rusange mbese biterwa n'iki icyo cyasha cyo kuvuga ngo abaraperi bakoresha ibiyobyabwenge. Reka ngwe nk'urugero ka Coach Gaeli tumazeho, reka nkubaze, ufite inote zawe, aka kanya bagushyize abahanzi babiri hariya, wenda bose reka tubagira abaririmbyi cyangwa se tubagira abaraperi, ufite inote zawe barakubwira, kandi ushaka kuzishora zikunguka, bakubwira ati kuri wa muhanzi akoresha ibiyobyabwenge, bakubwira ati nuriya ntabyo akoresha, wazishora. Njye nahita nshyiraho umukoresha ibiyobyabwenge afite amahirwe menshi yo gufungwa. Ubwo afunzwe ibiceri bya si byaba bihiye, kandi wabimushoye wamubonyemo iduka ryigendera. Mbese tubavuge neza, ikibazo nuko abakiri baba batinya discipline. Kera wigeze umva nyine, kera wigeze ujya kwiga ugata ikaramu wiga nko mu wa kabiri primaire cyangwa gatatu, bayinyibye ntabwo nataga pike buriya barazikwibaga. Iyo bakuguriraga indi se mama wakakubwira ngo maze niyongere uyite, warayigaruraga. Niyo nagiye bayinyibaga, ubwo nanjye narebaga ubundi buryo nanjye nyicyura. wapi ubwo birumvikanye ushaka kugaragaza ko ahubwo bari abantu benshi. Iyo abaraperi bakomeje kubatiraho ibyo ngibyo cyane, none nko muri no generation, ahubwo basigeho bajye babataka abaraperi babavuge ibintu byiza. Abana bari kuzamuka muri no minsi, umwana ukubitana n'umwana w'imyaka 12 bayitonze kunca mu ijambo, mugahura kuri stage. Nanjye ndacyari mutoya, ariko ku myaka yanjye 12 nari umuririmbyi, ariko stage najagaho nizo mu midugudu mu mirenge. Ntago wajya mu rwego rw'akarere ngo uhurire n'umupeti w'imyaka 12 mu myaka yanjye. Ubu ngubu uwo mwana urumva icyambere ni umwadolesi. Nukomeza kuvuga ngo abaraperi ngo bakoresha ibiyobyabwenge, arabikoresha kuko nyine afite n'amaraso y'ubushyuhe. Usanga style buri munsi turabona abaraperi bakoresha ibiyobyabwenge. Akana abantu bakumve. Ukuvuga ngo kuba dukomeza kubaturaho biriya bintu niko egare bazabikoresha cyane. Niko noneho kuko buri akantu uvuze ko niko hari abahanga bajya bavuga ngo cyane cyane abanyarwanda. Kare twatangiye umbwira ngo mubushe gukora ikintu ngo babisa nkaho nguri kumutera imbaraga zo kugikora mu bundi buryo. Uko dukomeza ngo kubibaturiraho niko koko nyamara abanyarwandakazi ndababwire abaraperi mu batake muvuge ko aribo ba marayika, urumva? Ahubwo se baririmbyi banyu bo bimeze abaririmbyi nawe urabahagarariye bose ni ba mise kigoroye. Aka kanya ntabwo ndi umuhanzi ndabiyakanye, ubaye nka Yesu abaga ari gusenga ubundi akaba ari gutuba, sinigeze mbamenya. nawe waje n'igisambo. Ariko akantu uvuze ko ndakupfishe pe, n'abantu bagatega amatwi kari mu bwenge, ni ukuvuga ngo tubavuge neza. Aho kaye mupi nitubavuga neza ntihagire igihinduka, mukanga guhinduka mugakomeza kuba babi. Nzakugarura hano njyewe se hano ko ari mu rugo. Murakoze cyane. Tugana ku musozo sasa, ni igiki wabwira abantu bari badukurikiye ese bakoreye ibihangano byawe, icyifuzo cyawe iki? Amazina yanjye kuri social media zose ni MP Classic, bajyeho bansure mu platform yanjye, hariho ibikorwa byiza baza gupininga kabisa. Hano kukiganira babikore kabisa, turebe ko muri babahanzi 10 mwahoraga mwarimo muravugana bazamo nkahangana nabo kandi neza kandi wishyizemo.
oya kuba nishizemo ni ibya mbere namwe ni munkiremo noneho nishizemo Rapeli muraburana koko yewe urimo babikore banshyigikire kabisa. Ibihangano bya rero twabikora he? YouTube channel MP Classic. Nabonye imaze kugeraho n'ibihangano byinshi bro, buri indirimbo hafi 8 ntabwo ari ikintu kiba cyoroshye. Indirimbo 8 no nta management natangiye no kubikora ndi n'umunyeshuri. Nani umukire ntari bivuze management urayikeneye. Ndi umukire. Ari umukire nani? Ari dukuze yaba mwita MP Classic ubwo mugerageze kabisa mugereho kuri YouTube channel yiwe kuri Instagram cyangwa no bazinga ikoresha King James nakubwiye ko okay naje urubuga nayo witwa MP Classic platform zanyu zose ya muke umungu wacu mari tumushyigikire wumvisha imirongo kabisa MP ntabwo nkurasinga ikiganiro na gikorosinga uri gukubita imirongo ya nyuma kabisa ubu yishakisha agatigito kamuramo kansajije nge kankuje mishati nago nkunda inshuti zihora chat zitazi gutigita zishaka kashi muragenda mukunda Dubai mutazi gutigita dara nk'abandi ubu se mushaka ko ndenza yiki closing ikiganiro mwana byabaye